Ndabasuhuje inshuti zacu mukurikira ibiganiro byacu no Community TV, mbahaye ikaze mu kiganiro ukuri bahishwe. Nkuko mubimenyereye twagize ijambo ry'Imana tuganira ku ngingo zitandukanye, uko Imana igiye dushoboza kuko igiduhishurira tujya tuganira ku ijambo ry'Imana. Impamvu nategukira ikiganiro kugira ngo uyu mugoroba tuganire, kandi mbabwire ko shimira cyane abakanze subscribe kuri channel kugira ngo mubone ibiganiro byacu, kandi shimira cyane abadukurikira muri hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda. Mwese Imana amahoro ibahe umugisha. Uyu munsi rero ikiganiro tugiye kuganiraho ni ingingo imaze iminsi ivuga muri gospel cyangwa se muri iki gice kijyanye n'iyobokamana. Turaganira ku ngingo ndibaze kubabwira mu kanya. Reka dusenga Imana mbere yo kwinjira mu kiganiro. Mana, tugushimiye ubuntu bwawe bwinshi, tugushimiye n'uburinzi bwawe bwinshi, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko uduhaye umwanya wo kuganira ku ijambo ryawe. Turaseze ngo tuyoboze imbaraga z'umwuka wera kandi mu ruhande rwacu. Sinarize ibyo byose urakoze. Amen. Ntabwo nifuza ko ikiganiro cyo kuba kirekire cyane, ariko turaganira ku ngingo ijyanye n'ikintu cyitwa akarengane k'itorero. Muri iki kiganiro turebera hamwe itorero ni iki, hanyuma akarengane k'itorero ko ni akarengane kameze gute. Muri iyi minsi Satani yahagurukije abakozi mu nzego zose, kandi barakorera mu bice bitandukanye, ariko cyane cyane mu iyobokamana kugira ngo bayobye n'intore niba bishoboka. Iyi minsi turimo ni iminsi mibi, ni iminsi ukuri kumaze gupfukiranwa ahubwo hakwimikwa ikinyoma. Ni iminsi ikinyoma gikomerwa amashyi, ukuri kugatwikirwa. Muri Yohana ibice byaho 18 ku 38, Pilato yabajije Yesu amagambo, aramubaza ngo ukuri ni iki? Yesu yaramubwiye ngo yaje guhamya ukuri. Hanyuma Pilato aramubaza ngo none se ukuri ni iki? Hanyuma Yesu ataramusubiza, baramusohora baramujyana. Ariko Pilato we abwira imbaga y'abantu bari aho yuko nta rubanza mubonyeho, ariko n'ubundi biranga. Barekura ikihebe baraba, hanyuma babamba umwami Yesu. Hanyuma uyu munsi turagana ku kintu bita akarengane k'itorero. Itorero ni iki? Itorero ninde? Hanyuma ako karengane k'itorero ni bwoko ki? Kuki tugiye gukora kuri ino ngingo? Hamaze iminsi havugwa ibintu bijyanye n'akarengane ngo kagiye kuba mu isi gakorerwa itorero, ariko ababivuga bakabihuza n'imitegurire y'imikorere ya Antikristo hano mu isi, nk'uko tugenda tubibona mu buryo butandukanye. Nakoretse ikiganiro mu minsi ishize, nagikoze ngira ngo ejo bundi mwarakibonye, aho twaganira ku buryo bw'imikorere ya Antikristo, ku kintu bita amayoberane y'ubugome no guhishurwa k'umugome. Mbabwira ko hari amayoberane y'ubugome arimo arakorwa na Antikristo, ariko itorero rizayanyuramo. Ntanga ingero uburyo turi mu isi dukeneye kurya, dukeneye guhaha, dukeneye kwiga, dukeneye kugura imirima tugahinga, dukeneye gushyira abana ku ishuri. Ubwo buzima bwa buri munsi abantu babayemo n'itorero nibwo ribayemo hano ku isi, kuko mu gihe ritaragenda ngo Kristo arizamure, ubuzima tubayemo ni ubuzima bwa buri munsi. Dukenera ibyo nagiye ntangamo ingero. Ariyo mpamvu tuzakenera ikarita yo kwivuza, tuzakenera indangamuntu nk'abenegihugu, tuzakenera kwandikisha abana ku ishuri, twishyure minerivare, tuzakoresha ikarita ya ATM kuri banki, tuzakoresha mobile money na mobile banking n'ibindi. Ababigisha rero bari guhuza ibi bintu n'akarengane k'itorero, bakavuga ngo umuntu utazikingiza urukingo rwa COVID-19 azagerwaho n'akarengane. Uranyumvira? Bakavuga bati indangamuntu y'ikoranabuhanga, umuntu utazayifata azagerwaho n'akarengane. Nyamara iyo dusomye ibyanditswe dusanga icyo kintu atari cyo bita akarengane, ahubwo abakora ibyo bikururira kandi karengane ko mu bundi bwoko, ariko butari akarengane k'itorero. Tuza kureba mu kanya twifashishije ijambo ry'Imana. Reka turebe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 4, wenda duhere ku murongo wa 7. Babata hagati barabaza bati ni imbaraga ki cyangwa ni izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko menye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Umva akarengane icyo ari cyo. Aba bantu ni Petero na Yohana. Petero na Yohana bari abigishwa ba Yesu.
bari intumwa za Yesu. Igihe kimwe baca ku rusengero ngo basanga hari umuntu urimo gusaba kandi yavutse aremaye, baramubwira ntabwo turi bugukize, ntabwo turi buguhe amafaranga, ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Ni iki bari bafite rero? Ni ijambo ryari muri bo. Baravuga ngo turagutegetse mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, haguruka ugende. Ngo wa muntu aba muzima, amaguru ye arahagarara, imitsi irarambuka, hanyuma ahita ako kanya aba muzima aragenda. Izo nkuru zigeze mu Bayuda, abanyedini, abakuru b'idini rya Kiyahudi bafata ba bantu Petero na Yohana babata hagati, niko dusomye. Barababaza ngo ni imbaraga ki cyangwa se ni izina ki ryababahesheje gukora ibyo? Barasubiza bati, ibi ngibi bikozwe na Yesu, ni izina rya Yesu Kristo wa undi mwishe mukamubamba, Imana ikamuzura, niryo ritumye umuntu aba muzima agakira. Hanyuma iyo ukomeza gusomya imirongo ye hepfo, wumva ukuntu ngo babakubise inkoni nyinshi. Ni bande? Abanyedini. Reka wenda nihutisha ku kantu no kukarenga. Akarengane k'itorero kazakorwa n'abanyedini. Gute se? Itorero ni iki? Itorero ni abantu bahamagawe na Yesu, bakora ibyo ashaka, bakurikiza amategeko y'Imana nk'uko Imana yategetse, bakiranuka bakiri mu isi. Ariko ikitonderwa, abo bantu ntabwo bari ku rundi ruhande rundi, bari mu idini. Ni ukuvuga ngo mu idini harimo umugeni wa Yesu, ariko harimo n'abanyedini badakurikiza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Bivuze ngo urebesheje amaso y'umubiri, ntabwo umuntu wenda uri mu itorero rya Kristo wabasha kugira gute kumumenya. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimere kuri urwo rukungu rukurane n'amasaka. Bivuze ngo urukungu ruri kumwe n'amasaka ahantu hamwe mu murima umwe. Uwo murima rero nta wundi ni isi. Isi rero harimo n'idini. Mu idini harimo itorero ari umugeni wa Kristo, rigereranywa n'iki? N'amasaka mazima. Hanyuma urukungu rukagereranywa n'iki? Rukagereranywa n'abanyedini. Abanyedini rero nibo barenganyaga intumwa za Yesu. Abanyedini rero ni nabo bazarenganya itorero ry'Imana, kubera yuko abanyetorero bakurikiza ibyo Yesu yasize ategetse. Abanyedini bo bigiriye mu gushaka amafaranga, abanyedini bigiriye mu gucukura amazahabu, abanyedini bigiriye mu kubaka amashuri n'ibitaro, abanyedini bigiriye mu kuzamura ama etaje n'amahoteli, abanyedini bigiye mu gushaka inoti n'ubuzima bwo mu isi, bagura mu modoka n'ama private jet. Kubitunga ntabwo ari icyaha, ariko siyo misiyo Kristo yasize atanze. Niyo mpamvu uyu munsi abanyedini tubona baradeviye umurongo. Idini ryadeviye umurongo Kristo yasize gute atanze. Matayo 18 umurongo waho 28 yaravuze ngo, Yesu yasize avuze ngo mugende mubwirize ubutumwa bwiza abantu bose, abazemera muzabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, kandi ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Ariko abanyedini bo gahunda yo kubwiriza ubutumwa bayishyizemo business. Ari impamvu uyu munsi tubona hari ikibazo mu Rwanda, leta ikagize ubwo ihagurukira kureba ibiri kubera mu madini kugira ngo abantu bo gukomeza kwibwa. Ibintu byari ijambo ry'Imana byahindutse ibitangaza by'ubutubuzi. Ibintu byakabaye ari ijambo ry'Imana kubwiza abantu nakubwiza abakene ubutumwa bwiza, byahindutse ibitangaza by'ibinyoma, gutuburira abantu, gukiza ngo indwara, ngo mugende ngo mumfate amazi, ngo yaheshejwe umugisha, mufate ngo umunyu ngo ku nyanja n'ubisa byateye ngo by'imyunyu, ngo mufate ngo amavuta yerayo. Ibyo bintu by'ubutubuzi byazanywe n'abanyedini. Iyo tunabivuze gutya, abanyedini birabababaza, bakaturwanya, bakaduhiga. Mubyumve neza rero, itorero riri kumwe n'idini hagati. Mwibuke inkuru Yesu yavuze, umugani w'abakobwa 10, 5 b'abapfu, 5 b'abanyabwenge. Bisobanura iki? Bisobanuye yuko idini n'itorero byicaye mu nzu imwe yo gutegererezamo. Mukurikire, iki kiganiro ntabwo cyoroshye. Itorero ritegereje Kristo uzaza, idini ritegereje Mesiya wabo ariwe Antikristo. Ubitandukanyiriza hehe? Imirimo yabo irabigaragaza. Ariyo mpamvu itorero rizarenganywa n'idini. Tujye kuri rya jambo twasomye rero,
twabonye uburyo abanyedini abayuda bafashe Petero na Yohana babata hagati, barabaza ngo niziye mbaraga zibasha gukiza umuntu kuri rwego wavutse aremaye, amaguru yose anyunyutse, agenda kuri akabuno hasi, akaba ari muzima, agenda ahagaze agira akize neza mu kuri izo mbaraga. Iyo urebye hepfo rero bakomeje kubagendaho, barabakubita inkoni nyinshi, ngo barabihanangiriza, baravuga ngo ntimuzongere kwigisha muri iryo zina. Bivuze ngo mwigishe, ariko iryo zina ntimuryigishemo, kuko rya zina ryitwa Kristo ryarabakorogoshораga, kuko bamwishe, hanyuma akaza kuzuka, ibitangaza n'imirimo ye bikomeza gukoreka nyuma, bikabashinja mu mitima yabo yuko bishe umwana w'Imana, bigatuma batifuza ko izi ntumwa zikomeza kwigisha mu izina rya Yesu Kristo. Bivuze iki rero? Bivuze ngo akarengane k'itorero kazakorwa n'abanyedini. Reka tujye ku kintu bita noneho ikizatuma abantu barenganywa nk'itorero ni igiki. Petero yabivuze mu byakozwe n'intumwa dusomye ibice byabo 3 ku murongo wa 7. Tubona uburyo Petero yavuze ngo turabazwa ibyo umuntu twagiriye neza tukamukiza, yaravutse aremaye. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana nibwo buzatuma itorero rirenganywa. Ni ukuvuga ngo kubwiriza ubutumwa, kwihanisha abantu ibyaha, bizakururira iri torero akarengane. Kubera iki? Kubera ko muri gahunda y'abanyedini bo nta kuvuga ubutumwa bwiza. Kugeza ubwo nujya kubwiriza, baguha agatuti nk'ahantu runaka, baguha briefing y'ibintu ugomba kwigisha, bakavuga dukeneye amafaranga, dukeneye amaturo, ubwirize kuri iyi topic twitangisha abantu. Ibyo biri mu idini, ndetse amadini amwe namwe abayobozi bayo bagiye babashyiriraho icyo twakwita nka amafaranga runaka, ni nka versoma agomba kwinjira buri cyumweru. Simvuga amazina y'amadini, ariko ababizi murabizi yuko iyo uri umushumba w'itorero runaka, haba hari versoma buri cyumweru ugomba gutanga, utayibona ukayishakaho, ugakora mikofi yawe ukuza ya versoma. Urugero, navuze ngo iryo torero ryawe riri ahantu yitwa Buzinganjwiri, n'urugero umushumba w'iryo torero buri cyumweru agomba kuveresa 100,000, ubwo arayashaka mu bakirisitu be, ahimba amayeri yose, natayuzuza kuri iyo budget yabo ayishakemo, hanyuma nyuma ziyishyura. Ni ukuvuga iki? Iby'ubutumwa bwiza nta birimo. Target ni ukureba umubare w'abaje. Uyu munsi byibuza ndabona bije y'abandi, ituro ry'abandi riraboneka, versoma iraboneka. Bivuze ngo ntabwo yahirahira abwiriza ijambo ryihanisha abantu ibyaha, ntiyahirahira abwiriza abantu ijambo rivuga kugaruka kwa Yesu, ntiyahirahira yigisha ku kintu kijyanye no gutsindishirizwa no kwihana ibyaha no kwezwa. Izo nizo ngingo zikomeye zerekana cyangwa ziranga icyo bita ubutumwa bwiza. Kuko afite iki? Afite budget agomba kuzuza, afite versoma y'abandi agomba gutanga ngiryo idini. Ariko menye ko itorero naryo riri hehe? Riri kumwe n'idini. Wa mukobwa w'umupfu n'umunyabwenge bicaye mu nzu imwe yo gutegererezamo, ariko wategereje si umwe. Ikimenyimenyi, bamwe amatabaza yuzuyemo amavuta, abandi nta kintu kirimo. Turi ku kintu bita akarengane k'itorero. Itorero rero rizarenganyirizwa ubutumwa bwiza, tubishyireho umucyo, dukura abantu mu rujijo. Ntabwo rizarenganyirizwa kudafata mitiweli. Hari amadini yadutse mu Rwanda akabuza abantu gufata mitiweli, ngo harimo ikimenyetso cy'inyamaswa. Irangamuntu dutunze y'ikarita icyaduka, abantu bavugije induru, amadini amwe namwe abuza abantu gufata iyi karita y'irangamuntu, ngo harimo ikimenyetso cy'inyamaswa, n'ibindi. Ubu ngubu turi kwitegura kwinjira muri gahunda yo gufata ifaranga rimwe riri mu ikoranabuhanga, ndetse n'iyo ndangamuntu y'ikoranabuhanga. Abantu bakatubwira yuko bizadukurura akarengane nitutayifata, ariko nituyifata ngo tuzatwafasha ikimenyetso cy'inyamaswa tuzarimbuka. Ese koko byaba ari byo? Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko ubutumwa bwiza ari bwo itorero rizarenganirizwa, naho ibindi bijyanye n'izo gahunda z'iterambere ry'isi ndetse n'iterambere ry'ibihugu by'abantu ku giti cyabo, nta hantu bihuriye n'akarengane k'itorero. Mbibutsa ko twaganiriye ubushize ku kintu bituma umubabaro ukomeye, uvuga muri Daniel 12 guhera ku murongo wa mbere, niho wanditse. Matayo yaje kubisubiramo 24 guhera ku murongo 23, avuga iby'umubabaro ukomeye. Uyu mubabaro ukomeye uzabureba bene Yakobo, cyangwa se uzabureba Abisiraheli banze Yesu,
bazaba bari kubabazwa na Antikristo yamaze kubisubira. Itorero ryamaze kugenda, twabonye ko Antikristo azahishurwa itorero ryaragiye. Abatesalonike ba kabiri ibice byaho 2 guhera ku murongo wa 7 bakomeza hepfo hasobanura uburyo uwo munyabugoma atazahishurwa, umubuza atarakurwaho. Ninde umubuza guhishurwa hakiri kare? Ni itorero rikiri mu isi. Kubera iki? Kuko umugeni wa Yesu aracyarimbishwa, aracyuzuza imirimo, ariyo mpamvu umunsi itorero ryakuriwe mu isi uyu munyabugome ari wa Antikristo azahita ahishurwa ku mugaragaro. Bivuze ngo rero abantu bave mu rujijo no mu kintu cy'ubwoba cy'uko akarengane k'itorero ari ukutajya muri gahunda za leta. Ndibuka abantu bamwe banze kwikingiza COVID-19 muri 2021 igihe bakiniraga inkingo za coronavirus. Hanyuma bamwe mu kazi barabirukana, abandi bagira ibibazo bikomeye byo mu miryango, barasufura. Nyamara imyaka 5 irashize igiye gushira abantu bakingiwe. Ntabwo twakwemeza ko inkingo zagira ingaruka runaka ku bitewe n'umubiri w'umuntu, uretse na zirane za COVID-19 n'izindi runaka zishobora kugira ingaruka ku mubiri bitewe na reaction y'umubiri wawe. Hari n'abantu batera urushinge rusanzwe rw'indwara akagwa igihumure kamushyiramo serumu. Rero ubu tuvugana abantu baje gusafaringa baza gusanga baribeshye. Ibintu bitaga akarengane k'itorero ngo barenganije kudafata urukingo basanga baribeshye. Bamwe baje kwinginga ngo barebe ko bazabona urwo rukingo basanga ntabwo bigishobotse. Kandi barakumiriwe ku maserivisi menshi. Tekereza kuba mu gihugu uyu munsi tuvugana, tekereza ko uri mu gihugu udafite indangamuntu. Ubuse ni gute bagira access ku maserivisi atandukanye? Rero akarengane k'itorero kazaba gashingiye ku ijambo ry'Imana no guhamya Yesu. Mwibuke intumwa za mbere zirenganwa zicwa, abakuweho impu ari bazima, abamanitswe ku misaraba, abashumurijwe inyamaswa, baziraga kubwiriza no kwigisha mu izina rya Yesu. Full stop. Ibyabereye i Roma mu mwaka wa 34 nyuma ya Yesu, uwitwa uriya mwami w'abami wa Roma atwika umujyi wa Roma. Amaze kuwutwika aza kuhimba ikinyoma ngo n'abakirisitu batwitse uwo mujyi. Hanyuma hatangira akarengane k'itorero ry'icyo gihe. Babajyana muri stade y'icyo gihe, batangira kubarisha inyamaswa, babica impfu mbi cyane, abandi baratwikwa. Nta kindi baziraga ni ukubwiriza muri iryo zina. Nta kindi itorero rizazira ni uguhamya kwa Yesu. Nta kindi itorero rizazira ni uguhamya Yesu ko ari umwami. Uyu munsi ukuri kuri gupfukiranwa, ikinyoma kigahabwa intebe. Amadini yanze kubwiriza ko Kristo agiye kugaruka. Abantu bari mu iterambere, abantu bahanze amaso za viziyo ziri imbere, abantu bahanze amaso ibikorwa by'iterambere. Kandi ni byiza, ntabwo tubyanze cyangwa tubirwanyije, ariko dukwiye kwibutsa umugeni wa Yesu. Dukwiye kwibutsa itorero yuko Kristo azaza kujyana umugeni we. Uyu munsi ndikubona ibintu biteye ubwoba mu gihugu cyacu, ibintu byitwa kunyega no guseka Imana no kuhindura Imana urw'amenyo. Ibi ni ibintu bifite ikintu bisobanuye mu Batesalonike ba kabiri, aho Pawulo yavuze ngo hazabanza kubaho kwimura Imana. Bandore kwanga Imana ku mugaragaro biteye ubwoba. Abantu bari guhimba amakomedi yo kunyega Imana. Imana yahindutse komedi, yahindutse urw'amenyo. Ni ikintu giteye ubwoba. Ariko ndaje ngo mburire umugeni wa Yesu, Kristo yahafi kuza gutwara itorero rye. Nubwo bimeze bityo azaza ntazatinda kumuririmbya aririmbye. Yesaya yahanuye ko azavuka mu isi hashize imyaka 700. Igihe kiragira aravuka, igihe kiragira ajya kumusaba arapfa nkuko byahanuwe n'abantu batandukanye. Arazuka asubira mu ijuru. Yohana 14 ku murongo wa 1 abwira intumwa ze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi, iyo ataha mbabwiye ko nzaza kubajyana nkabajyana aho ndi iwanjye, ngaho ndi namwe muzabeyo. Rero ntabwo ari ibinyoma, ni ukuri. Kristo azaza akaza twari itorero rye. Mube maso, ntimurangazwe n'ibirangaza by'abakozi ba Satani, ahubwo mwitegure murushaho kwezwa no kuba maso. Munyemere ikiganiro singire kirekire kigarukiriza aha ngaha, ariko urwo rujijo ruveho ko akarengane kazaterwa nuko abantu batafashe indangamuntu cyangwa se batafashe iryo faranga cyangwa batafashe inkingo runaka.
akarengane k'itorero gashingiye ku kintu bita guhamya kwa Yesu, kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu. Nta kindi kintu intumwa zazize, ni uguhamya kwa Yesu. Barabuye ngo ntimwongere kwigisha muri iryo zina, barongera baryigisha, kubera kuko babakubitaga bakabica. Imana yakoraga imirimo n'ibitangaza, hagahita havuka abandi benshi, kwizera kuko kwinshi, abantu bakarushaho kwiyongera, aho kugira ngo bacike intege batatane, ahubwo Kristo barakwira mu isi cyane, kugeza aho byageze no muri Afurika natwe bitugeraho. Namenye nsenga Imana soza iki kiganiro cyo kuba kirekire cyane. Ndabashimiye ko mudukurikiye, kandi Imana amahoro ibamugisha, kandi mukomeze kuduha ibitekerezo muri commentaire, mukomeze gukurikirana ijambo ry'Imana kuri channel ya Munezi TV, ndetse ibiganiro byacu mu sharing n'abandi kugira ngo babashe kumva ubutumwa bwiza. Imana ibahumugishe. Kadusenge. Turagushima Imana yacu, turagushimiye ko wowe kiranuka, tugushimira ijambo rya kari rizima. Nta kindi kintu itorero ryasize mbere, ni ubutumwa bwiza bwo guhamya kwa Yesu. Iki gihe tugiye kwinjiramo nacyo n'ubundi nicyo itorero rizazira. Dusenge abantu bumva ibiganiro byacu kugira ngo ubahe amaso y'umwuka, baho ubwenge bw'umwuka, barushaho gusobanukirwa no kuba maso, kandi ukuri igihe ku maso yabo urushaho kubigisha. Senze nizeye ko Yesu urakoze. Amen.